agako batangira kutwiba rero iragashimwa YouTube kuko yazanye system yo kugira ngo batatwiba ko CD zaragurishwaga hakaba abantu bagenda bakora ibintu bya piratage ariko twari dufite ama machine bagapirata bakatugurisha inde nande mbakubwire Nzovu Inambogo n'ikindi ntazi kikigorye baratwiba batuma tudakira Nzovu na Inambogo nibo babibye batuma muri we ntabwo ari bo wenyine hari n'abandi harya uriya muntu n'umugabo yawe Inambogo witwa niba Manezo abajura umugabo wa Inambogo na cya kindi kinini cy'amabere cy'ikigabo ngicyo baratwiba ariko biza kugeza igihe technology zamuka hejuru kano nanjye nkubwiye rero nimba nyagaheno utamuzi abantu bavumwe nkamwe uzarya intozi ubushishi akuwishaka kungenda na oya nyagaheno uramuzi cyane oya ugomba kura bronchite ubushishi uretse gatoya subiza mu ijambo rimwe nyagaheno uramuzi cyane ntago muzi twikomereze Banyana zimbwa musamana kubera iki ngikintu uvuze noneho bari abana bavuka twageraje kubafasha muri leta kubera ko bavutse mu buryo butemewe n'amategeko ariko icyo duye gukora ni iki ni ukugira ngo tubabwire ko bagomba kureka izo ngeso. Yes, reka twongeye tubasuhuze kandi tubifuriza kugubwa neza mwebwe mwahisemo gukora subscribe kuri Mama wa Pampe TV. Ngiye umva kuri mikoro ni Marinet representing Rwandan culture. Ndabakunda cyane. Twice rero hano Buranisi ku bibati. Tumeze neza cyane. Turi kumwe n'umusaza umunyabigukomeye. Okay. Muri filime nyarwanda ndetse no muri comedy. Okay, wikozeho umusaza ni nyoko tudaboro. Tugiye gutangira wowe umenye ko umusaza ari nyoko. Oya buretse gato. Nangwa umusaza ni so. Ngenda kubwiye okay, utangire uvuga bigambo. Natangiye. Reka tubabwire ko turi kumwe n'umusaza. Umusaza ni nyoko. Ndi kukuyama ntiwumve. Turi kumwe n'umusore. Yes. Umugabo wa Mishu. Mishu murakunda na buri yes. Nkunda Mishu cyane. Sikunda nyibye Rinete akazitwara n'ubagiye kuzinsubiza. Bibi cyane turwanye. Uko bimeze rero mbese bokunda shaka kugira ngo mbene mena amabanga ya ceno yanyu. Niyo gahunda natwe turimo. Sasa rero ngize amahirwe yo kuganira n'umuntu nkawe umunyabigwi umunyamateka akomeye cyane muri sinema nyarwanda. Yes. Tuguhaye ikaze kuri channel ya Mama wa Pampe. Nikaze nakwiyamye ariko ndongera tukomeze ikiganiro kutubonye kugira ngo tukinonoswe kibigekiza cyane kiryoshye. Ariko bitavuga ngo ntiwongere kwibeshya kuvuga umusaza kuri rya jambo ryawe y'ubusaza umusaza baganisha gupfa hashaje nyoko ariho mbese nango yarapfuye ariho ari harakomeye ugomba kumwica umuntu w'umusaza agomba gupfa n'umukecuru agomba gupfa sinzi impamvu mu Bushinwa bagize neza baje gusanga batabyara babyara abantu bakagenda barinda bafata abantu bakababika ngo n'abakecuru baza gusanga bashyizeho article bashyiraho itegeko ryo kugira ngo abantu babyare bake noneho baza gusanga babaye bake bati rero ibisaza niyo bisigara byinshi reka tubyice barabyahuranya barabyica bamaze kubyica babyica kwa modele ngaho tekereza noneho ejo bundi batanze article yo kuvuga ko bagomba kubyara nibuze bajyaga babyara babiri none basigaye babyara bane nangwa se bakabyara benshi ngaho rero tekereza ku gihugu kitagiramo abakuru harimo urubyiruko gusa cyaba kimeze gite bagomba gushyiraho ya article yo kubyara bakabyara abajende kuko niba bazabaho ejo bundi bagategeka igihugu ariko mu Rwanda sinzi ukuntu bimeze ngo mubyaro abo mushoboye kurera no kubera ubukene so babyara badashoboye kurera none se ngaho mbwira uzabyara ibyana bigende bijwegera hariya wabyica ahubwo ni nakuri abashinwa ari abana beza ni mwici bisaza n'ibikecuru mubivaneho baguhereho bamereho ndi umushinwa se mvuze umunyarwanda ntabwo nzongera kubigisha kubera ko najya kuvuga niyaho na piyaure none bakavuga ngo ngende umushinwa ntabwo iyi ni igishinwa nzi ariko ntabwo ndi umushinwa cyangwa uri umushinwa Kanyombya apana yes nuko twanzitse rero murumva ko ibintu bimeze fresh Kanyombya reka nangira mvuga nti nk'umuntu w'umunyabigwi muri sinema
tubwire urugendo rwa sinema, watangiye ute sinema nyarwanda? Fuck you, ndabigusubiza cyane nta kibazo, ariko rero reka turebe niba sinema nyarwanda twateye muri 2002. Yego. Ejo bundi tubyara abandi bana, tugenda twigisha kugira ngo nibuze turebe ko twatubura u Rwanda rukatera imbere muri sinema nyarwanda. Tubyara ni tubuze nishu. Safia wese ndakubyarira turi n'abandi na twatundi twasinze ubuyoga budasanzwe nabwo bwaravutse icyo gihe, ariko buri kugenda bwembera bugenda ariko bamishu bameze neza, ba Safia bameze neza. Hari n'ikindi kigo ry'intazi cyagiye Uganda, twari tugiye kugira ngo tugiteze imbere. Niko bimeze rero, ni ukugira ngo turebe ko twagenda koza abantu mu bwonko bagakora kugira ngo tuzatura abana bacu ejo bundi ntabwo duhari, bavukemo abantu bashobora kuba bakora movie na cinema. Yego watangiye sinema muri 2002 kugeza aka kanya uracyari umusitari, uri on the top, niko nabivuga. Niwe wabingize? Ntabwo ari byo wabikugize, ariko niyo mpamvu no nyoko nta ibyo bintu turabifite nyine. Yego ibyo bintu turabifite. Ni irihe banga wakoresheje guhera muri 2002 ukageza muri 2024 ukiri umusitari utarava hit? Ibanga ni ushaka amabanga, nta mabanga aba muri sinema, nta mabanga aba muri talent, nta mabanga aba muri kavuke. Niba warabutse uri wa wundi uzaba wa wundi, niba warabutse uri uwo bazi uzakomeza uri wa wundi, ariko ukabiha agaciro. Yego Impamvu nengubaje icyo kibazo rero, abantu mwatangiranye sinema muri icyo gihe, ariko ndabona uvuga ufite amenyo nk'ayimbeba. Okay, komeza. Abantu mwatangiranye sinema muri icyo gihe, urebye abenshi ntago bakiri hit, nyine bagiye down, niko nabivuga. Nose ninjye ubabara, ninjye ukora nuza strengths yabo, ntabwo ninjye ukora nominal yabo. Nuvuga ngo niba baragiye hasi bazakomeza bajya hasi, abagiye hejuru barakomeza bajye hejuru, abiganya abandi nangwa bashobora gushinga ikirenge mu cyababizi barakomeza rero dukomezanye nangwa tubakurure. Reka turebe, ese wowe ubona ari iyihe mpamvu bagenzi bawe mwatangiranye muri filime batakiri hit nkawe, byagenze bite? Uracyabaza ijambo rimwe na n'ubu ndacyagusobanurira neza. Umva, niba ugenda ugakora ugahitinga bakakwita umustar, yego, byarangiye ukaza kunywa inzago na kanyanga. Sinababwiye ko nakanyanga mu Mutara, ariko rero ukagenda ukanywa amabyi nako iyo ntabwo bibaho da, mumbabarire ntabwo bisubiramo. Ukagenda ukakora ibidakorwa, tuvuga ngo ugomba gusubira hasi, ariko ukora ibyiza bikorwa bikunzwe urazamuka. Reka turebere. Kamishu ntabwo amaze kuzamuka. Mishu hari ahantu amaze kugera. Hari icyo yamembye. Se buriya nta kintu yigeze gukora. Madafaka. Iyi n'imbwa y'umukobwa kazi ikiwerewere ntacyo amaye. Ariko ari aho ngaho amaze kunzamukiraho, agenda nyoga nk'inyoga ruzi. What this one? The problem. Reka turebe uburyo mwakoragamo filime kugira ngo urabona muri 2002 YouTube yari itarasakara mu Rwanda hose. Ibihangano byanyu byageraga ku bantu gute? Aho hantu ni heza cyane kubera ko rukuvuga ko twatanye na technology and technical. Batangiye kutwiba, twatanye dukora ama CD zijya kuri flash bijya kuri nuza kuri kakanu mujomba mu bakita gute? Kakana sugo nakamenya ko nakanu bajomba no muri telefone kuri flash. Ntabwo ari flash, memory card yagako. Batangiye kutwiba rero iragashimwa YouTube kuko yazanye system yo kugira ngo batatwiba. Ko CD zaragurishwaga, hakaba abantu bagenda bakora ibintu bya piratage, dore ko twari dufite amamashini bagapirata bakatugurisha. Inde nande mbakubwire, Nzovu, Inambogo, n'ikindi ntazi kikigoryi baratwiba batuma tudakira. Nzovu na Inambogo nibo babibye batuma muri. We ntabwo ari bonyine, hari n'abandi. Harya uriya muntu n'umugabo yawe Inambogo witwa niba Manezo. Abajuru. Umugabo wa Inambogo. Na cya kindi kinini cy'amabere cy'ikigabo.
ngicyo baratwiba, ariko biza kugeza igihe tekinoloji izamuka hejuru, barasiba bajya hasi, kuko nitwe twatangiye twerekana uburyo bigomba gukorwa, ni byiza, baradupirata, hanyuma baza guferinga kubera ko tekinoloji yazamutse hejuru. Tubona YouTube ku buryo ubu ngubu ntabwo ushobora kwiba umuntu icyo ari cyo cyose, yaba indirimbo yaba ibiki, ntabwo ushobora kumenya. Reka turebe, urabona muri Kigali kandi mutubwiye ko mwacururizaga kuri CD ndetse na za bacuruza bande mwebwe ibihangano bande we Kanyombya na bagenzi bawe. Oya, ibihangano byagombaga kubaho ngaho bikagera ahantu hitwa amangazini yabyo, ariko noneho biba rero batuma bitagira development. Reka turebe ya mangazini yanyu yarari, ese yarari Kigali cyangwa no mu ntara? Wenda kubwiye tugomba gukora amangazini kubera rero biriya bintu byo gupirata nta kuntu byari kuzamuka, kubera ziriya ngegera zakoraga ibyazo bashaka kugira ngo bagendere ku bandi, barara barota indoto yo gukora, yo kwandika no gukora ibikorwa live, batuma tutazamuka. None se barabibibaga bakakora stock yabo nabo cyangwa babitemberezaga mu ntara? Oya, batembezaga mu ntara, bakajya ni Burundi n'ahandi, bakajya no muri Tanzania, bakagenda bakajya no muri Congo na Uganda. Batuma rero twebwe turota saa 9 z'ijoro tukandika, ibyo twandika ni ibitekerezo byacu, bigatuma tutatera imbere. Byumvikane ko icyo gihe umuntu watemberezaga ayo memory card ndetse n'ama CD yakuragamo amafaranga menshi. Ngo memory iki? Memory card. Memory nyoko se niyo ngubwiye, ndakubwiye ntabwo ari memory card, batembezaga CD. Yego. Ubwo bishatse kuvuga ngo umuntu watemberezaga CD yacuruzaga cyane kurenza wa muntu ufite. Yego, ufite ibitekerezo. Ese nimba ufite ibitekerezo ukaba ufite stock yariya by'abitekerezo bya umuntu akabicuruza, akaba yaranungutse cyane kukurenza? Oya, bamwe twarabafunze, abandi dufata amamashini, dufata ibiki, ariko rero no kuvuga ngo ubu ngubu ntago bishoboka. Uko muza ku kibazo nenge kukubaza, bamwe mwarabafunze, ni nayo mpamvu batigize batera imbere na n'ubu. None gufunga umuntu bituma adatera imbere, nangwa ni igihano gituma ahubwo azagaruka agatera imbere, kubera ko igihano kimufasha. Aha, none kuki abo bantu mwabafunze bakaba batarateye imbere na n'ubu? Dushinzwe guteza imbere amabandi n'ingegera. Oya, kandi wumva umuntu yarakwibye agiye. Nose umujura agomba gutera imbere, nangwa umujura agomba kujya inyuma cyane, akatera inyuma. Umujura nta bwenge bafite. Ntabwo ubwenge bwe ni ukwiba, ariko igihe umufashe ntabwo ushinzwe kugira ngo atere imbere, ahubwo ushinzwe kumuteza inyuma, agatangira aho yatangiye kugira ngo ubwa bwenge bwo kwiba, akazakwiba warageze imbere cyane. Yego. Urakoze cyane. Noneho reka dukomeze rero, uragiye guhera 2022 Pluto. Makumanya ni iki? No, 2022. Uri kuvuga nk'utafite amenyo n'ibiki? Ufite amenyo ameze nk'ay'ifuku, ufite amenyo nk'ay'ifuku, ufite amenyo menshi wagira ngo ni imiceri mu kanwa, niko amenyo. Subiramo ya magambo vuga neza. Yego, uratangiye 2022 ugeze 2024 ugikora filime. Tugereranyirize filime mwakoraga muri 2024 nizakozwe 2022, tugereranyize. Tuteye imbere cyane, dufite ikintu dukora cyo gufasha abagenzi bacu b'abaririmbyi, tugakora clip bakaduhamagara tukajyamo. Dufite amafilme twakoze mu myaka yashize, ngira ngo ari imyaka 2 ishize. Nk'ubu nari mfite filime nakoze muri 2005 ikaba iteye imbere. Wayikoze 2005 ariko yari tarasohoka. Noneho twarayisohoye, nuvuga ngo twayiteje yateye imbere kubera ko haje iterambere rivuga ngo noneho nimukore ibintu byanyu mubizane, dushyemo icyo bita secret kugira ngo batazabiba, mushyemo ibanga. Tukatembera, mfite amafilme menshi, none ubu ngubu inkorera abagenzi banye kugira ngo ndebe ko bagenzi batera imbere, ariko si bagenzi banye gusa, ahubwo ndashaka urubyiruko kugira ngo ndwereke ko bagomba gukomeza filime nyarwanda itera imbere, ko twayiteje imbere na Nigeria irabizi, Cameroon n'ahandi bazi ko u Rwanda rwateye imbere. Ubu se nkaba Wiz Khalifa banampostira kubera iki? Reka mbanze ngo baze ndakwaza Wiz Khalifa banampostira n'umwana w'umunyarwanda, nta munyafurika n'umwe namba nagukubita shaho tubingeze ahantu habi.
Wiz Khalifa Yeah. apositira ndi umwana w'umunyarwanda, nta munyafurika n'umwe Wiz Khalifa yigeze apositira uretse wowe, kandi wowe uhari nese we ntabwo uri umunyafurika, sinifuza nese we nyine nturi umunyafurika. ngaho rero bwira wowe wowe bivuga ngo nta munyafurika n'umwe. n'umwe kereka jewe. Aha, ako niko nashakaga kumva, keretse wowe. Amsel bishatse kuvuga ko hari Igegewe. ibintu wakoze birenze iby'abandi. oya ni urukundo ruvuga ngo ni this one the chance for me. Ntabwo ari ukuvuga ngo we yabishyizeho kubera ko byaramusekeje uyu muntu ni umuntu ki. Hari ese akantu kawe yapostinze kadusubiremo twumve ukuntu kari kameze. Si nyoko faka se na sofaka nyogosenge faka tate wawe faka nyogokuru wawe faka urumva atari okay tubona turajyakomeza rero ni ibyo ngibyo Wiz Khalifa naga posting wallahi n'akazi kawe. reka turebe rero ibyo ntacyo bitwaye. Uburyo mwateye imbere, hari uburyo umuntu atera imbere mu izina, urumva izina rye rigatumbagira rikaba ryamusiga ugereranyije n'amafaranga afite. Ese izina ryawe ryaba ringana n'amafaranga ufite? Amafaranga ni ayawe se, ugiye none uri buze kureba na televiziyo yanyu urayiba. winyinjira ngo winjire no mu buzima bwanjye mu rugo. Ubu se ushobora kumenya ibiriyo nahashye none uko bingana nangwa bigura ngahe? Nuvuga ngo rero uri gusabiriza nangwa se urashaka kumenya? Ndashaka kumenya ngo none mu gitondo nahashye ibiro 2 by'ibirayi bigura ngahe? Ntabwo uzi igiciro ninjye batwaye amafaranga kugira ngo bimenye. None wowe urashaka no kumenya ngo ufite umutungo ungana ute, uri banki se? Naha ngaha ntabwo wemerewe kubaza umuntu ngo ngo none ukarabaye. Si ibyo mba nkubwire se. Bivuga ngo rero ntabwo wemerewe kwinjira mu buzima bw'umuntu ngo umenye ngo amafaranga afite. Ntabwo nashatse kukubaza totali y'amafaranga. Ese uretse ndaje kubaza, uretse urinjira mu matera. Ushobora kubaza ese oya none ugiye kumbaza nembererwa n'imbeba. Oya naga ibyo bintu ntabwo bishobora kuziwanya, ari ibiheri ari imbeba ari imbaragasa ntabwo bishobora kuziwanya. Nuvuga ngo ni na rya suku twavuze mu Rwanda, niba ufite imbeba mu rugo ukaba ufite ibiheri ukaba ufite imbaragasa, ni ukuvuga ngo isuku mu Rwanda bigisha ntaryo ukurikiza. Ariko kanyo wowe urumva uri mu bantu bafite isuku, uri mu bantu bamwe banya mu nzu, wowe urumva ufite isuku? Kunya mu nzu uri mu bantu bamwe banya mu nzu. Ndakwiyamye iryo jambo ntongeye kurimbaza nima mu Imana. Abantu banya mu nzu ni abakire, ntabwo nyize cyane. Abakire banya mu nzu bakarira mu nzu bakajyana isano bashatse bakazenguruka inzu zabo. Yewe ndakubwiye abakene nibuze ndangwa nabo batanga ifumbire. None se abakene banya mu rutoki bagatanga ifumbire bakanyara mu rutoki bakanyara no mu mboga nta kibazo. Ariko bahinze zabo. Ariko umuntu unya mu nzu ni umukire, ariko agatakaza ifumbire zatuye akamaro, agatakaza uburyo dushaka. Ariko hari ikimodoka cyaje kugira ngo kiyore yari biriya babitumye, ariko bikaduha iki? Bikaduha uburyo bw'ifumbire. Ariko abaturage b'abakene, abaturage b'abakene nibo ba mbere, bo batangiye mbere, nibo batangiye umushinga mbere. Mise mbihuza rero, mise mbihuza na kakano ndi kukubaza mu buryo bwa finance. Urumva nimba ukinya ku gasozi nzajya kwituma sabe na financial buretse nimba ukituma ku gasozi ukagenda ukaba waninya muri dodo hariya byiza cyane. Urumva utari umukene koko? Byiza kuvuga ngo byiza we ariko wowe ujya gutakaza bya bintu uzi ukuntu bigura. Aha none uragenda muri dodo. None se reka nkubwire iyo suko ari uvuga batwigisha abantu abasenze da isuku. Ndakurahiye niba uzi isuku ni iki? Isuku ushaka kuvuga burajya arituma agafata utuntu tudushogoro akiheha bijyanye isuku mbi. Ariko igihe duhaye kila kintu ifumbire danje koko ndakumva. Ariko kugiye mufate ifumbire y'ihene mugafata amahurunguru kwaje. Ubwo we ntabwo uretse ndashaka kubaza ni ibintu byinshi. Mugafata ngo inka yataye amase byarangira mukavuga ngo urukwavu ngo rwanyaye, iriya fumbire mukabifata mugashyira mu mboga tukabona amashu meza n'ibindi. None ukibagira ifumbire kuva mu nda kuri danje kwanza urarya cyane. Ifumbire yawe ni danje kuko
urya ifi, ukarya urukwavu, ukarya ihene, ukarya inka, wamaze inka. ubundi mu bantu bamaze Oya, ntabwo urya inka se, Oya, reka. nta broshete y'inka urya. wenda Reka ndashaka, oya ni kamwe se kubera iki uba wariye n'amahembe byose. Ariko rero amahembe barajugunya. igihe wariye ikintu cyitwa inyama Yego. y'inyamaswa runaka, ntabwo ari inyamaswa, biriya ni ibintu byiza byacu, ukaba wariye nk'ihene ukarya broshete y'ihene, ukajya muri resitora ukabaza uti ndashaka imyijima, buri wariye ihene, wariye ihene uba wamaze ihene, uba wamaze inka, none se nta broshete y'inka urya? Brushette se urumva ari inka yose, hari abantu baba None nimwe twavugaga by'abakire. kumara inka ni ukurya agace nangwa ni ukurya Kurya inka ibyo. yose. Wow. Kurya inka yose. Warazihemukiye ahubwo. Oya ntago nazihemukiye. Reka twikomereze ku kandi ako ngako ko ntago uri kukumva. Oya wamaze inka. Ntago namaze inka ngiye. Wamaze inka. Nimba ndya brushette. None reka tureke, ndamanutse wamaze ihene. Nayo ndya ka brushette kamwe. Erega jya hari icyiciro ndimo kitanyemerera kuba narya ihene yose. Yego. Kandi nawe buretse nawe urimo ntago wari. Oya reka maze ngumaze, ngweruka urya ibitabazi. Ibitabazi ni ibiki? Ntago ndya ibitabazi. Ibitabazi se jewe ndi. Mukabyara wari ibitabazi turi kumwe. Byari kanyo. Wabazamisha ko ari ibitabazi nuko mishu yarabiri. Mishu ari ibitabazi uriya bitubazi atari. Yarabiri ariko ntabwo ari umuntu. Nyina wa Mbogo yabaye mugufi kubera iki? Kubera kurya ibitabazi. Nyina wa Mbogo mwamwikoreza. Reka mabwire rero. Nyina wa Mbogo mwamwikorezaga amakaye yarimo sikiributi nyinshi. Iki? Sikiributi. Baza amagambo ndakubwiye. Ubaze n'ayandi. Ndakubwiye bariya bose ubona ari bagufi. Ni ukubera ko bakoze amahano. Bari inyo y'ihene, bari n'inyo y'inka. Ntabwo ushobora kurya ariko reka. Urarya amarasohoka. Yesu Kristo. Urarya amarasohoka buriya niyo mugisha mubi. Hari ibintu numvise Kanyombe. Mu bantu mwatangiranye sinema. Uri umwe mu bantu bakundaga abagore kandi n'ubu bakibakunda. Zabo nkunda ariko yabazi. Ubu ngubu baretse gatoye. Ndareka ngo nyina wa Mbogo mugikorana film. Hari ukuntu mwaje. Reka mbikubwire rero neza gusobanurira. Naye rero kunta nyina wa Mbogo. Ndamureka kubera ko nasanze ari kagufi cyane. No, ntago ari yo mpamvu. Muye na Safia sanga afite inda nini. Ndamureka. Mpura na Mishu sanga ari yewe ikibuno. Nawe ngiye kumureka. Ndashaka ufite ikibuno kimeze nka platform. Kuki ya kibuno cyagwitana iriya nda yagwitana kandi nawe kagufi kakuruma kuko nyina wa Mbogo ushobora kurwana nawe akagusimbukira agafata ahantu hagufi naho akakwica. Nyina wa Mbogo ariko ngo hari ukuntu mwanjyaga mwigenza. Oya twakwigenza gutyo urebe uko ari kagufi utonganye nawe akagufata ahantu wagwaye. Ntabwo n'umuntu murebure yagusoma nangwa akakurya amenyo mu maso. Yajya kurya mu maso ukamuhirika. Kari yagafasha ahantu wabigenza ute? Ahaha. Dore nzovu ngo ari gukubitwa. Kuri guhita ubirikira kuri. Oya. Ndakubwiye umuntu mugufi ni mubi. Ni nk'imbwa ngufi. Yashobora kuruma ahantu ibintu byose bigenda. Nyina wa Mbogo. Ntabwo nzarwana nawe ariko winshora ahantu ariko murwanye nawe akagufata akasimbuka yasimbukira ku nda se yahita asimbukira ahantu haboze ahantu habi cyane nyine ahantu habi. Oya twese turi kuganira ariko yasimbukira ku bintu bye. Yasimbukira ku bintu bye ibihe mbabarira ibintu nta nuko nibyo nabuze ubu mishwarwana nawe agukubise ikibuno n'impamo y'Imana utagwa muri ruhurura wahita ugenda direct bakaguhamba. Ariko Kanyo biravuga ko no muri no minsi n'ubundi ufite abagore babiri. Oya ndabafite reka ngubwire aho natagireho. Oya wimbwira abo watangireho mbwira abo ufite aka kanya babiri mu bana. Uva umwe kuri umwe ujya ku wundi. Ni wawe undi nashatse ariko ndakuye Mishuwe aragakwitwa n'inkuba ntabwo ari umuntu. Kaya uvuga kanyina Mbogo. Wa undi witwa Sofia. Afite indani none Odesi yagize ibibazo. Umwana yahiye ariko ntabwo ari wanjye yahiye umugongo wose. Umwana wa Sofia. Biriya ni ubujiji. Birakubabaje. Ntababara se uriya muboyi aratekereza koko. Uri kumva wanarira. Wadeyes urashaka wiki
none se ko bikubabaje ndabaye nta kintu uri no kubikora. mbabajwe n'umwana simbabajwe na nyina. gira icyo icyo ubikora. nakubwiraga ni inshuti nakubwiraga hari Mishu hari Sofia hari Nyinambogo Eh. narangiza kubikubwira ariko ku mwana yahiye Mm. yaravuye mu wundi mugabo w'abandi ariko uriya mugabo aravuga wiki ahubwo uvuze umugabo mpita nibuka akantu hari burya rero buretse gatoya. nkunda Mishu acunga abana be. Mishu afite abana arewe abana afite kanyosiga ndamwiciye isoko Mishu ari nta kwigurisha se n'umukobwa nta bana afite. kiwerewere uramuzi wowe ntabwo umuzi wowe uri igicucu nawe uri igicucu njye ndabona ngasanga uri agacucu ntabwo uri n'igicucu kiriya ni kiwerewere cyujuje ibyangombwa mbabarira Mishu ko yaba yarambeshye akubeshya se uri umugabo oya iyi ngegera irashaka iki Mishu ntabwo yakwemera uri umunyamakuru ariko Mishu ntabwo yakwemera ase ni gute Mishu Mishu umunyamakuru without money Mm. you have nothing ntose amafaranga se nyafite ntayo amafaranga yafite uyu mupira wambaye kweri w'ingetura koko wowe none se umupira ugura amafaranga uracuye nabi ay ese nawe nsabye nuko ntari kuri kamera wenda reka dukomeze aho ngaho rero tugiye ku musozo kubera ko amasaha aragiye buretse gatoya wishaka kuhita uncika buretse gatoya kanyo dore ngo ubu bwamamare bwawe rero bari barabuvuzeho abahanuzi ndetse n'abapasiteri barabivuze Kanyombya azaba umuntu ukomeye ndabyanze Kanyombya azagera ahantu harenze kuri Ndabyanze. ubyanze ute rero reka nkubwire rero kugira ngo urebe ko abapasiteri b'abahanuzi b'imbwa Oya, seka. b'abagabo Aha, b'imbwa oya babagabo b'imbwa b'abagabo babeshya Oya, b'amashitani bavugisha ukuri bari abagabo b'abagabo b'amashitani oya bari abagabo bavugisha ukuri ndabere bariya abagabo ni ukuvuga ngo Yesu yagutumye Yesu mwahuriye he aha mu buryo bw'umwuka ngo Imana umwuka hari uburyo uganira Yesu ntabwo ari umusuzi ndakubwiye Yesu ntabwo ari umusuzi umwuka wawe None se ujya mu- n'uwo mwuka nukira gutya wari ibishyimbo sinzi wari ibiki ariko yariye ibishyimbo uranuka nabi wajya urya inyama zanuwe Agasekurume k'intuzi. wajya urya inyama ndakubwiye Yesu ntabwo ari umusuzi ngo ni mu buryo bw'umwuka umwuka ninde ni Imana yahe ariko se reka nkubaze Kanyombya Yesu ni umwuka wowe ntabwo Yesu ni umwuka Yesu ntabwo ari umwuka niba ari umwuka niba ari imisozi yanyu ni imyuka none se Kanyombya wemera ko abapasiteri n'abahanuzi bakugezeho ndakujyanye ndakubwiye abo bantu bose bavuga ngo ese bagiye inama n'Imana ntabwo bagiye inama n'Imana aho None Imana se- yabakoreyemo nyine yabakoreyemo mohehe mu nda yabavugiyemo no mu bitekerezo ivugira he mu nda yabo none se ubu ndakubwiye ngo genda urebe muri Bibiliya niba uzi gusoma Bibiliya usibye ko uri umuntu ikiremwa muntu ukaba uri aho ngaho nkureba genda ujye muri Bibiliya muri Yeremiya undebera ahantu muri 20 undebera ahantu abo bahanuzi banyu bavuganye n'Imana Imana ikababwira ati ntacyo twavuganye ahubwo abo bantu bazavumwa baragira ngo Imana yakuntumyeho yagutumye se uzana ibijumba uzana ibirayi uzana ibitoki ibintu bavuze ntabwo byasohoye akuna bariya ni ingetura nibo bapasiteri ubona hano bavumwe kandi muntu wese uzi ko azagenda avuga ngo navuganye n'Imana yakuntumyeho azavumwa ntabwo aricyo bivuze wikwifata nk'ingegera uretse ibyo nkubwira abanza uyumva wifata nk'ingetura fuck you motherfucker you guy haranditse ngo buretse gatoya wishaka kuncika haranditse ngo buretse Yeremiya 20 buretse nkubwire nyine reka nkubwire rivuguruye haranditse ngo baragowe abavuga ko navuze ntavuze urumva Mana yacu yego biragowe kugira ngo muvuge ko twagiye inama namwe biragoye kugira ngo mugende muvuga ngo nabatumye nimugende mwitume genda witume ariko bivuga ngo nagutumye biragoye kugira ngo ugende uvuga uti ngewe inama twarayigiye n'Imana ibivuga mugende mubabwire abo bantu ko ibyo bintu bidashoboka kuba navuganye nabo impamvu utabyemera reka nkubwire aka kantu Kanyombya ntabwo uri umwisilamu ntabwo siramuye ariko usengera uzabaze Mishu ariko dere misharabizi uzabaze Mishu ntabwo siramuye ariko usengera mu idini rya Isilamu sinsenga nta dini ngira nta dini ugira njye nsengera iwanjye usengera iwawe inzu yanjye ni icyicaro cy'Imana inzu yawe ni icyicaro cy'Imana nawe wowe se njyewe ndi uw'Imana uri uw'Imana kandi urya ingurube
ku izina rya Mungu wa Muhammad, Allahu akbar, Muhammad rasulullah, haram rashidi kafiri na halabayi. Niko nje ntabwo ni ingurube ni mama. Ibyo bintu uri kwivugisha byose. Ingurube zirya mwebwe b'abagatolika. Namwe abadive. Nta mudivu urya ingurube. Nta mudivu urya ingurube. Wagiye Salwa arya ingurube. Oya nuza uyu Safi arya ingurube. Safi arya ingurube. Oya arya imbata. Imbata aho byo birumbuka. Ahubwo umuntu nawe urarya se. Ahubwo umuntu urya ingurube ari umudive ni Nojib. Fuck you. Ndakubwiye ngo ingurube irakaribwa, imbata irakaribwa, kuburyo abashinwa siko barya inzoka bakarya n'imbwa. Ikibazo kiriye. Ahubwo ikintu cyose kitica umuntu mukirye. Niko Imana yavuze. Mbohereje ibintu kuri Aristoke, mbohereje hano Nyambizi Nyagatare, zikaza zikajya muri Mateusi. Ni murye ikitica umuntu. Ariko niba ikintu kica umuntu, uzanywa acide, ntuzanywe mukorogo, nawe bwa buyoga bugura 50 utuma abantu basaranga abanyagahene n'abandi. Ntimuzabumwe. Ukomoje kuri Nyagahene ako kantu keza. Ejo bundi Nyagahene yafashijwe na Kiramani. Simuzi. Nyagahene ntago muzi. Simbizi, numva mu makuru gusa. Nyagahene ntago muzi. Simuzi. Hari akantu mwakinanye na Nyagahene reka nka. Simuzi. Ntago muzi. Reka mukwibutse. Ntago muzi, uranyibutsa ze narose, naryamye nasinziri. Simuzi. Kanyombye, kanguka. Nyagahene ntago muzi. Mugomba nimba Nyagahene utamuzi. Yamwe rero. Nimba Nyagahene utamuzi. Abantu bavumwe nkamwe. Uzarya intozi, ubushishi. Akuwishaka kungenda nabo. Oya Nyagahene uramuzi cyane ntago. Oya ugomba kura bronchette ubushishi. Uretse gatoya. Subiza mu ijambo rimwe. Nyagahene uramuzi cyane ntago muzi. Twikomereze. Ugomba kumba nkugire inama. Reka nkubaze ikindi kintu. Reka nkugire inama, ikibazo yakimbaza. Ugomba kurya bronchette ubushishi. Intozi. Urushishi wayigutuma wayibona. Bazabari abamishu barya byose. Arizo ngurube ko bazirya bakaba barabyibushye. Ikiriya kibundi yakibanye. Ngomba kurya bronchette ubushishi. Intozi. N'ifiriti tuvuge igihe mu kwezi kwa 12 twageze mu kwezi kwa 11 ukafata ifiriti. Isamba apana isambaza. Ikibuga gifunguye ugafata ifiriti y'iki isenene ukirira kumushito. Kanyombye muri guhera muri 2015 ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko 95% ingo zishyingirwa buri mwaka. Ibyo bintu mbaje ntago mbizi. 15 simibuka namba 2015 ntago yibuka. Ntago Narira 11 ntago byibuka. Kanyombye buretse ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko ingo 95% zimariya cyangwa se zishyingirwa zita zikora divorce. Icyo sari kibazo. Ubona biterwa n'iki? Niye mpamvu ingo niba umugabo abaye musinzi toka, niba umugore abaye musambanyi kimbia, ibyo ko divorce tugomba kwikora kuko umugore amaze nk'amezi. Reka ngo urugero cyane ihaye imishu cyane. Ndashaka kubwira niba none ahangaha uraye hanze nk'imbeba nangwa urukwavu, nawe ukarara hanze nk'ifuku, nawe ukarara hanze nk'injagwe y'inturo, ukarara hanze ukaba inturo, ubuse umugore yabyemera? Ese mugabo wabyemera kuba umugore ayaba inturo kazi? Ugomba gukora divorce. Biremerewe muri leta, biremerewe kuba wumva ko umwanzuro. Oya, muri leta biremerewe ko umuntu yigize inturo, ko umugabo agiye mu nzagwa nangwa mu nzoga kuriya inturo akagenda akabiyongera amezi 9, mugomba gukora divorce. Ubuse Kamishu yigize inturo kazi akagenda, ugomba kumureka. Umushaka wiki nawe umwanzuro urukurekana cyane ku kintu. Oya, na leta irabivuga kugenda ukabinuro abinuro kukanya umugabo akanywa nawe umugore bakamwa. Ati yo problem guy, ukagenda ukabinuro ukagenda iyo nk'uwo mugore akarara wenyine yipumba. Reka nyangu usezere ngiye kugera ku musozi. Buretse gatoye. Mbwira kweli Kamishu Mishuga Kanyina Mushenzi amazi imisi ngahe? Nta gitaha. Ndavuga ko mfite abagore 3. Mishu nawe nta gitaha. Mishu Inambogo Safia. Ako abantu
kubwe Safi ntago gitara uzi kuntu Safi ari inturo mbi sana inturo mbi sana Kanyo nkiriya nuru utayiretse wakora iki reka tuve ku bantu bubatse ngo tujye ku urubyiruko rurimo ruratwara inda zitateganyijwe kandi ruri munsi y'imyaka 18 urundi rukaba ruri mu biyobyabwenge inzoga itabi ndetse n'ibindi ibyo bintu ho byumva batwara inda badakuze badakuze bari munsi y'imyaka 18 ariko bakwiriye gutwara inda oya hari igihe bura cyagenwe cyo gutwara oya ndashaka kubaza batwara inda mu gihe bashobora kwitwara kitari cyanya urabona umwana w'imyaka 7 gutwara inda se ndabemerera abo ngabo abantu bari munsi y'imyaka 18 ahubwo bari abana babyara bazaje babazana mbarere bajye babazana barere ngenda byemeye mbahaye go ahead mubyare muheke none se mu Bushinwa ko basigaye bica abantu bakica ibisaza n'ibikecuru bano basigaye batanze article kugira ngo Abashinwa bazaje babyara abana bane kugira kuri 5 ahubwo ni mubyarisha mubazane nimba uvuga ngo ubahaye go ahead babanzanire muze ushobora kubyara toka nangwa tukwice kubera iki ndakubwiye ngo nyine kubera iki umuntu uri munsi y'imyaka 18 iyo basanze yaryamanye n'umuntu uri hejuru y'imyaka 18 bavuga ko yamuhohoteye kandi wowe uri kuvuga ngo bahaye go ntago bamuhohoteye ahubwo basanze bishimanye ntago bamufashe ku ngufu kuko hari umurundi uri imbere hano ntago ahubwo ni mubyara muzaje mubazana iwanjye nzakora oruferina abo bana mudashoboye kurera bamufunga ninde wafunzwe ntabuzi oya ntibakwiye gufungwa ahubwo nibazane bari abana mbakoreye oruferina leta izamfasha leta izagufasha nicyo gitekerezo ariko simbabwiye ngo mujye gusambana ako niko nashakaga kubera icyo utababwiye ngo bajye gusambana none ni usambane fuck you marafaka birari you nawe mwanya nazimbwa musambana kubera iki ngikintu mvuze noneho bari abana bavuka twageraje kubafasha muri leta kubera ko bavutse mu buryo butemewe n'amategeko ariko icyo tugiye gukora ni iki ni ukugira ngo tubabwire ko bagomba kureka izo ngeso ntabwo nziza ariko bashobora kuvuga gutyo bakitwa abanyarwanda nanjye bazamfasha leta izafasha muri oruferina yabo none se Kanyombe fuck you reka nkubwire mwebwe mwanya ni fuck you imyaka y'ubukure mu Rwanda ni 18 ariko imyaka yo kugira ngo umuntu ashyingirwe ni 21 iyo myaka iri hagati iba ari ejo bundi bavuze ko imyaka yo gushyingirwa ari 18 iriya bintu mvuga ukuntu babisobanuye rero ninde babisobanuye ngo niwe minisitiri babisobanuye mu minisitiri yabisobanuye ni uhe yitwa nde ndakubwiye imyaka yo kurongorwa ni imyaka 18 byagenze bite yakundanye no baravuze ngo nimba abantu bakundanye bafite imyaka 18 sibyo noneho ngubwire bashaka kubana reka ngere ku musozo ndasezeye ni murongorwe garuka ushobora kurongorwa niba yumva umubiri wa muriye murongorwe bando dusobanuriye myaka ale bye bye yes reka mbashimire mwebwe mwabanye natwe rero turacyari hano kuri Branis twabanye neza turabakunda cyane